Yes, reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza inshuti mukurikirana ibiganiro byacu. Reka tubagezeho zimwe mu ncamake z'uburyo kwiyamamaza hirya no hino biri kugenda, aho ishyaka rya RPF rikomeje kwigaragaza neza ndetse rinatanga icyizere gikomeye ko intsinzi y'amatora y'uyu mwaka ishobora kwegukanwa n'iri shyaka, kubera ko urebye umuhate n'ubushake n'ubushobozi bari gushira mu kwiyamamaza biragaragaza ko mu by'ukuri iri shyaka rikwiriye gukomeza kuyobora u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uwo rero muri kubona agenda asuhuza abantu ni nyakubahwa chairman wa RPF, akaba ari nawe mukandida wa RPF. Uyu mwaka ukomeje kwiyamamaza aha ni mu karere ka Nyamasheke. Reka dukomeze dukurikirane zimwe mu ncamake z'uko kwiyamamaza muri Nyamasheke byagenze, ndetse dukomeza kubifuriza kugubwa neza no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Ndishimye kubona uyu mwanya ngo duhurire aha tuganire, twibukiranye kandi twishime. Ndahera ku kintu cya mbere nashimiye n'ubushize abantu ba Nyamasheke. Naje hano muri 2022. Ikintu cya mbere nahereyeho ni ukubashimira uko mwafashe umutekano muri 2019. Murabizi abanyarwanda tuvuye kure, tuvuye kera n'ibibazo byinshi bitandukanye tugiye tunyuramo, ariko tukanga tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu. Mu 2019 biratangaje, twari tuzi ko ubundi ibyo byasigaye inyuma kure. Muribuka hari abantu bavuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi b'abanyarwanda bababeshye, nk'ubu baracyariho nabo babeshya ko muri Nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana na FPR, batumvikana n'ubutegetsi buriho, bashaka guhindura ibintu. Ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Ndetse bababeshye nibyo ndetse ndabivuga ngira ngo nihute tujye ku byangombwa. Ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga nk'uko n'ubu ngubu babivuga, ariko sinirwa mbasubiramo, murabizi kandi nabivuze icyo gihe naje kubasura. Uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru.
kandi nuko basanze baribeshye mwese abanyamasheke muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Bene abo rero baracyahari, murabo bazi no muri iyi myaka 2 ishize n'ubu biracyariho. Abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba, ari cyo mu majyepfo, bavuga ko rwose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, bwarambiwe abayobozi, ko bashaka gufasha abo barambiwe. Ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Barabigerageje n'ubundi nyine kenshi. Turaruzi ni ruto, ariko ni nabo barugize ruto bamwe, kuko bagiye baruca mu bice bitandukanye. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto, ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize. Oya, tuzabasanga aho igihugu ari kinini, niba bumva. Nababwiye ngo kurinda u Rwanda ntawe tubisabira uruhushya. Ntawe dusaba uruhushya ngo aduhe uburenganzira bwo kwirinda. Turirinda. Abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze, nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make. Bashatse bacisha make, tukabana, tugahahirana, twese tukiteza imbere. Niba batabishaka ntibindeba. Ubwo ariko ndarangiriza kuri ibyo mbabwira ngo ikintu cy'umutekano nicyo kibanze kuri twe ku Rwanda, noneho ibindi bikubakiraho. Kugira ngo rero ushobore kwirinda neza, urinde umutekano neza, bishaka imbaraga z'abatuye icyo gihugu cy'u Rwanda cyacu, twebwe Abanyarwanda, kwiyubaka cyane cyane tukubaka ubukungu. Ubukungu nibo bwaduha imbaraga zo kugira
n'ibikoresho twifuza kwirinda. Reka ibyo byo kwirinda n'iby'abo bandi baduteza umutekano muke mbe mbishyize iruhande, tujye ku bindi by'uyu munsi. Mbere na mbere reka nshimire Alivera Mukabaramba, nshimire Ndabamenye, natwe twakumenye. Ijambo mwatugejejeho reka abe ariryo mperaho, nabashimiye. Ijambo ryo kwiyubaka, twubaka ubumwe, abanyarwanda bakaba abanyarwanda, ntihabemo abagatolika, abayisilamu, abadiventi, n'ibindi byinshi, ahubwo kandi ntihabemo abahutu, abatutsi, abatwa. Ibyo abashaka kubiba babe ibyo bashaka, ibyo ari byo byose, ariko twebwe icyo dushyira imbere, ntawe twabuza kugira idini iri n'iri, ntawe twabuza kwiyita ubwoko ubu n'ubu, babifitiye uburenganzira, ariko icy'ibanze duharanira ni ukuba umunyarwanda. Umunyarwanda ikindi icyo ari cyo cyose waba cyangwa wifuza kuba, ugifitiye uburenganzira igihe kidashobora guhungabanya umutekano w'abandi, igihe kitabangamira abandi batari nkawe. Ni ukuvuga rero ngo ibyo byose tubikoresha kubishyira hamwe, kubaka u Rwanda, kubaka ubunyarwanda, kuba umunyarwanda, sibyo? Kuba umunyarwanda rero nawe iyo tumaze kubyumva dutyo, turi umunyarwanda. Uri umunyarwanda ariko ufite iki? Niho duhera rero twubaka ubukungu. Ibyavuzwe byose n'abandi babanje kuvuga mbere yabo nari maze kuvuga amazina, hari ibyo batubwiye. Hari ubuhinzi n'ubworozi ndetse bizamuka bikaba ibya kijyambere. Hari ukwikorera, gukora bizinesi, abakoraga bizinesi bakishingira imirimo bakiteza imbere. Hari ukwiga, kugira ubumenyi. Ubundi buri wese afite ubwenge, ariko ntabwo buri wese afite ubumenyi. Mwari muzi itandukaniro nyirango. Hari ubumenyi, hari n'ubwenge. Ubwenge buri wese arabufite. Ubumenyi ntabwo buri wese abufite, burashakwa. Twifuza rero ko buri munyarwanda yiga akagira ubumenyi, akagarukira aho ashaka kugarukira aho ariho hose.
twifuza n'abanyarwanda kugira ubuzima bwiza. Hari ubwo abantu biha bitewe n'uko bifata, hari n'ubundi buhabwa mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Ibyo byose ari amashuri atanga ubumenyi, ari n'aho abantu inzego z'ubuzima ziri, aho bazisanga hose hakubakwa, kandi hakubakwa bya kijyambere. Ntabwo ari ukujya kwa muganga mu bitaro ngo usange ni nka bya bindi bavugutira imiti mu gikari. Ntabwo ari ukuvuguta imiti. Ni ubwa kijyambere. Niyo mihanda mwavuze, imihanda, amashanyarazi, ibikorwa remezo byose nabyo hari ibimaze kugerwaho, hari byinshi tugishaka kugeraho, tugishaka kubaka. Ibyo byose twabigeraho dufite ubufasha bwanyu, muhereye ku gikorwa cy'itariki 15 z'ukwa karindwi, hanyuma noneho mukongeraho ibikorwa byanyu ubwanyu, ndetse n'ukuntu mwunganirana hagati yanyu, n'ukuntu abanyarwanda n'abaturarwanda bunganirana n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyangombwa rero by'iterambere by'u Rwanda bikubiye muri ibyo ngibyo, ndetse tukubaka inganda za bya bindi abantu bose bavugaga bakora, ari abahinga ibyayi, ari abahinga ibyo ari byo byose, byaba ikawa, byaba ibijumba, byaba ibigori, byaba ibitoki n'ibindi. Ariko noneho tukagira inganda zikora n'ibindi byose. Hari ibintu muzi u Rwanda rukenera, cyane cyane bikunze kuba muri Afurika hose. Dufite ibyangombwa byose, dukoze inganda zibitunganya, twakwihaza ndetse tugahahira n'amahanga. Ariko uko bimeze, dufite ibyangombwa byose, nta nganda dufite zo kubyongeraho agaciro. Icyo dukora bijya hanze ku mafaranga make, noneho bakazabitugarurira byatunganijwe ku mafaranga menshi biduhenze. Abantu bafite bwa bwenge navugaga rero, bafite politike nzima ikora, icyo bakora kandi ntimukagire umususu igihe cyose, n'igihe cy'ibikorwa bya buri munsi bisanzwe, mujye mwiyumvamo ko mufite ubwo bushobozi. Niba ari buke, dushake ko tubwongera. N'uwaho uzatubwira kare bakoresha abantu 4, ubu bashaka
kugera kuri 800 mu myaka 5, ukora toni imwe mu cyumweru cy'ibyo akora. Nagira ngo abari hano dukorana nabo, bakorana n'abaturage, uriya baba bakwiye kumwegera bakareba icyo akeneye. Bakamwongerera ibitekerezo, bakamwongerera ubufasha, ibintu bikihuta. Ntabwo byagenda, dushaka kwihuta mu majyambere kandi birashoboka. Buriya aragenda buhoro nk'uko yabivugaga, kubera ko arakora wenyine ibyo ashoboye, aragerageza uko ashoboye, ariko ntabwo aragira ubufasha bwatuma ibyo akora byiyongera ubwinshi cyangwa byihuta. Nicyo rero ubu mugiye gutora FPR, umuyobozi wa FPR, politiki ya FPR. Politiki ya FPR irimo ubufasha bw'umuntu nk'uriya n'abandi. Ntimukitinye rero, mujya mutinya ikibi gusa. Ikibi nicyo gitinywa, naho ibindi bizima ntimugashidikanye ko mushoboye, kandi bidashobotse muri uyu mwanya abantu babifatanya bigashoboka. Inzego rero ziri hano ubwo zabyumvise, ariko namwe mwese mwabyumvise, mujye mutinyuka mugane inzego z'ubuyobozi, muzibwire ngo ariko turakora ibi, mwadufasha iki? Twatangiye, dufite aho tugeze, hari ubufasha buhari butanamenyekana, ubwo urumva ko budatangwa. Rero bantu ba Nyamasheke rero, ni ibyo ngibyo, ibyinshi ibyiza biri imbere. Duhereye ku mutekano, tukongeraho imiyoborere myiza, tukongeraho gukora no gufatanya, nta gishobora kutunanira, ibintu bizihuta. Ndabashimiye cyane, nzagaruka kubashimira, kariya kazi twakarangije, nzaza n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose kugira ngo dufatanye. Murakoze cyane, musigarane amahoro y'Imana.